urukundo rw'Imana yacu ntawarondora ko rungana, rusumba ukwezi, rusumba izuba, kandi kuzimu rugerayo. Rwatumye Yesu aza mw'isi yacu ngo indushya turuhure, na cya kirara cy'inzererezi rwatumye sacya. mu gihe cye twabanye cyose nta na rimwe navuga ko yigeze ambwira nabi cyangwa ngo mpamye ko hari ikindi kintu yaba yarakoze kibi kuri njye. Mu gihe gishize namubajije, twaraganiriye mubaza ikintu cyamushimishije mu buzima bwe n'ikintu cyamubabaje. Arambwira ngo ikindi cyamushimishije, yarambwiye ngo ashimishwa no kubona abana be barakuze nabo bakagira abandi bana. Icyamubabaje, yambwiye ibintu bibiri. Ambwira ku mibereho twabayeho muri Kongo, ko hari igihe byageze aho bimugora. Ikindi yambwiye cyamubabaje cyane ni ukubura umugabo we wapfuye mbere ye ari we data, nacyo cyaramubabaje. Mubaza ikindi kibazo, ndamubaza ntese icyo wifuza ni iki, icyo wifuza kugeza ubu ni iki? Aransubiza ngo icyo yifuza ni uko ari we uzadutanga kwitaba Imana. Nijuri imbere y'Imana bitumuntu mvugira. Hagiye tukimukeneye, yatureze neza, yadutoje urukundo, yaradukundaga cyane cyane. Njye twabanaga buri munsi yahoraga mbaza icyo ndi burye. Nzamukumbura mama, nzakumbura ukuntu yamamagaraga buri mwanya, buri munota, mbaza ngo ndataha ndya iki. Kwa muganga twarabanye, nabwo naramurwaje. Ndabizi neza ko mama agiye mu ijuru. Yakundaga Imana cyane kugeza ku munota we wa nyuma, yarasinze ajya gupfa. Mama tuzamukumbura cyane, tuzakumbura urukundo rwe. Yari umubyeyi mwiza pe, yaradukundaga, yatureze neza, yatwigishaga urukundo rwinshi. Yari umubyeyi wakundaga abantu bose, yagiraga neza by'intangarugero. Nta muntu n'umwe yabashaga kugira icyo yima mu byo yari afite. Igihe byabaga bike, igihe yabaga afite byinshi, yabisangiraga n'abashonje. Uyu mubyeyi yari umubyeyi mwiza.
ni ukuri ntabwo mbivugiye kuko ari mama wambyaye, ariko n'abandi bose uhereye mu baturanyi twaturanye n'abagenzi bagendaga bacaga mu rugo iwacu, yari umubyeyi mwiza. Ikintu namukundiraga ni uko yatwitagaho cyane, yaradukundaga, akaba yarapfuye ejo bundi tuzahora tumwibuka. Imana imuhe amahoro. Buri gihe iyo twajyagayo buri gihe yadufataga neza. Kw'amaraso ntakiru rubanza anyitu. Mama ni byinshi mwibukiraho, cyane cyane ko papa ajya gupfa ninjye yapfuye turi kumwe, yasize ambwiye ngo tuzamwiteho ntazagire icyo atuburana, kandi twarabyubahirije. Ngira ngo mama aho ari yadutangira ubuhamya ko twamubaye hafi mu bihe byose, byaba mu bihe byiza twarishimanaga nawe, byaba mu bihe bibi byo kurwara twabanaga nawe kandi twamufashe neza uko dushoboye. Mama yari umubyeyi mwiza, umubyeyi ugira amahoro, umubyeyi ukunda abantu, yahoraga dutoza gukunda abantu, naho n'abo tubona badakwiye urukundo yadutozaga kubakunda. Yakiraga bose, iwe hahoraga abantu, baba ari abuzukuru be, baba ari abana be, baba ari n'abandi bantu batandukanye. Yakunze kuba afite umuryango munini, baba ari abafitanye amasano nawe, yaba ari n'abadafitanye amasano nawe. Yagiraga urugwiro, yashakaga ko buri muntu wese yisanga mu rugo rwe. Yari umunyakuri, yari umuntu ugira ukuri kwinshi, yari umuntu ugira urugwiro rwinshi, yagiraga urukundo rwinshi sinzi uko naruvuga, kandi urukundo atarobanuye. Mama ni umuntu wakundaga abantu bose. Iyo umuntu yicaranaga nawe muri kuganira wagiraga ngo ni wowe wakunda, yahura n'undi nawe bikaba kwa kundi. Mama yagiraga urukundo rutarobanuye, guhera ku bakuru ukageza ku bana. Ni ukuri yagiraga urukundo ku buryo aruhereza buri wese. Mama iyo yamenyanaga n'umuntu cyagaragazaga ko ari urukundo rumuturutse ku mutima, urukundo rumurimo, atari urukundo rwo gushakisha. Warebaga abakomeye n'aboroheje, yaganiraga nabo mu buryo bumwe, kandi buri wese akamuha urukundo rumukwiye, agataha anyuzwe. Nitwa Wambwa Franche Semuto, nkaba ndi umuzukuru wa tate, mfite imyaka 10. Icyo nakundiraga tate ni uko yasabanaga n'abantu akabakunda kandi akanabashimisha. Icyo nzamukumburiraho ni uko yadukundaga cyane kandi akanatwitaho. Murakoze. Mama yaradukunda, mama yapfuye ari umukristo. Ikinezeza cyane nuko nabaye ku munsi mukuru wa mama. Iyo bambwira ko yarangije ntariho, senda biba byarabaye ukundi. Ariko nshimiye Imana uko mama twasezeranye, tukavuga neza, akadusezera abana biwe twese, nuko mama agahita arangiza. Ariko nshimiye Imana cyane ko mama namusezeye, twari tubana nawe. Mama nari biriya mutaragaza mpamagara buri gihe, mama byose akabimbwira uko bameze mu rugo, n'ingene bameze bose, ko bakomeye. Mama arangije ari umukristo. Mama yaradukunda, araturera neza, ndetse yaradufatiye n'abana ageza ku buzukuru be kubarera. Mama arangije ari umuntu mwiza pe. Nobona ko mvuga mama sinomuvuga ngo mumare, ariko mama
mama ibintu byose yagaze atubwira, atureresha umuco, akatubwira ijambo ry'Imana, akatwigisha no gusenga no gukunda abantu bose. Na n'ubu wa muco wa mama ni nawe twanafashe, ni nawe tugenderaho. Mama Imana imugirire neza, imuheze iruhuko ridashira. Tate, turagukunda cyane, waraduteteshaga ukaduha ibyo dushaka, ntago tubikunza ko wapfuye, ariko turagusezeranya ko tuzajya dusenga Imana ikaduhuza nawe. Urakoze cyane. ntabwo ari ikintu cyoroshye kuvuga. Kimwe nuko mama yafataga umwana we cyangwa yamfataga nk'aho ari njye njyenyine agira. Urukundo umubyeyi akunda umwana w'ikinege wenyine nirwo nabonaga amfitiye, ku buryo umuntu atarebaga ko hari ikintu na kimwe ari kuguha n'undi. Ni wowe muri kumwe, ni wowe areba. Ntabwo nzi ko hari byinshi navuga kuri we. Gikomeye cyane ni uko mama no mu bihe bigoranye ntiwamenyaga ko hari ikintu kigoranye gihari. Akwereka ko nta kibazo, kandi igihe cyose akaba ari hafi yawe. Aho dukuriye umuntu ajya kure, nta kindi yakoraga ni amasengesho, gusengera abana be buri gihe, buri ko asenze, buri mwanya ukumva araguhamagaye, arakubwira ko agusengera, ko muri kumwe, ndetse naho utari hafi, aho bimusaba ikiguzi kinini kugira ngo muvugane, ugasanga niwe ubikoze ari wowe wenda ufite uburyo bwo kumureba. Mama rero ntabwo nabona byinshi mvuga bivuga uwo ari we n'icyo ari cyo muri njye n'umuryango wanjye. N'Imana yonyine yaba ibireba ikazongera ikaduhuza, tukongera kugirana ibihe byiza nk'ibyo twagiranye. Ntabwo numva ko igihe cyari gikwiye ko agenda, nubwo yakoze byose kugira ngo dushobore gukura neza, tugere aho tugeze. Ariko igihe cyari kigeze cyo kwishimana nawe, by'umwihariko njye, aho twabanye cyangwa igihe twamaranye cyose, ntiyambonye hafi. Aho nari mbonekeye numvaga ari igihe cyiza cyo kubana nawe, cyo kwishimana, cyo kubana n'abuzukuru, cyo kubona n'abuzukuruza b'abana nabo yareraga, kuko yaratureze ariko yareraga n'abuzukuru, abana b'abana be. Nitwa Ikibasumba Immaculée, uyu ni tate wanjye. naramukundaga, yari umubyeyi mwiza, yaratureze turakura, yabaye mu ruhande rwacu, yatubereye mama, atubera data, ntacyo atadukoreye, yadukoreraga buri kimwe cyose kugira ngo twishime. Yadutoje gukunda Imana,
kandi inama yatugiriye tuzahora tuzikurikiza. Twizeye ko hari umunsi tuzabonana. icya mbere nshimira Imana yaduhaye umukecuru tubana neza igihe twabanye. Yari umukecuru mwiza, yadukundaga cyane cyane, kumuvuga byatugora ariko yadukundaga. Iyo twamusuraga yabitugaragariza. Igihe cyose twabanye twagiye tubona urukundo rwe. Yari umubyeyi mwiza, yaratureze turakura, aturirana urukundo rwinshi cyane, atwigisha imbuto nziza zirimo urukundo, zirimo ubugwaneza, zirimo n'ubufura. Ibyo byose ndabimushimira ko yabikoze. Rero tate mwifurije iruhuko byiza. Tate yari umuntu mwiza, ukunda abantu, ukunda gusenga. Ntabwo bidushimishije kuba tutakimufite, ariko nanone ntabwo bitubabaje kuko agiye neza kurushaho yari ari. Aho atazongera kurwara, aho atazongera kugira ibibazo, kandi ndakomeza kumwifuriza iruhuko ridashira, kandi Imana imwakire mu bayo. Ndashimira Imana kuba tugeze kuri uyu munsi w'ibirori bye. Icyifuzo cye kikaba kigezweho. Mama yagiraga urukundo rwinshi. Abantu bose babanye, haba muri Kongo, haba mu Rwanda, babihamya. Wageraga muwe, yafataga umuntu wese nk'umuntu, kandi yagiraga impano yo kwita no ku bantu abandi badaha agaciro. Iwe wasangaga yabahaga agaciro mu buryo muwe arimo mwacu, mu rugo iwacu hahoraga abantu. Ntabwo wagasohotse muwe ataguhaye, atakugaburiye. Impano yo kugabura ntabwo yemereraga umuntu ko yasohoka atagize icyo afata. Hari akantu njya mwibukiraho tate kubera urukundo rwinshi yagiraga. Nigeze kujya kumusura rimwe, nsanga hari abantu baje kwishyuza imyanda. Urumva n'uyiba waje kwishyuza arakuzimana, yicara kuzimane, aguhe fanta. Nsanga ari gutonganya abana nyine ngo ko batateka vuba ngo umwana agenda ari namwe nise bibi. Umuntu yaje kukwishyuza, uragenda uri kubwira abana ngo bihutishe ibyo kurya agenda ariye. Ngo hoya ngo urumva ngo uravanga ngo jye n'ahandi. Ngo arabananiwe cyane yashonje. Urumva agomba kugenda agize icyo afata. Tate rero ni umuntu wakundanaga, wagiraga urugwiro. Sinzi ukuntu nabona uko mbivuga, ariko ahari ni heza, nicyo kintu kiri kudukomeza kandi tudashidikanya. Murakoze. Bonjour, Tati. Bonjour, la journée. Kuvuga tate biragoye. Yari inshuti yanjye cyane. Yanyitaga fiancé. Igihe cyose twabonaniraga yishimaga cyane. Icyo nibuka cyane nuko
byari bigoye ko namara icyumweru tutavuganye. Niyo byabaga ntabwo byarengaga kwa mbere atampamagaye, tuvuge njye ntamuhamagaye, akambaza umeze ute, uraho. Niyumvaga ko nakuze. Buri gihe yambazaga uko merewe, ati uzaza kunsura ryari, nubwo naba mpaheruka ejo. Nzamukumbura cyane, kandi aho agiye nizeye ko agiye mu ijuru, kuko yakundaga gusenga cyane akanadusengera. tate yaradukundaga, yahora aduha inama nziza, yahora twishimira buri gihe cyose. Nkaba naraturutse i Bukavu muri Congo kuja gushingura tate. Yahora adukunda, ndibuka ubwo namuvuga kuri telefone yahora anganiriza neza. Imirimo yamurangaga, yaratwishimira nk'abuzukuru, yatwitaho, yagira ubwaneza. Imirimo ye yose yakoze, Imana izamuhe imigisha. Ikindi kintu yagiraga, mama yadutoje umuco mwiza, umuco wo gukundana. Yagiraga gutya ati se wamenye kwa nake se muheruka kumusura umwana yarwaye, nimugende mubarebe uko bameze. Agafata akajayo ati muze mu ntwari, akajayo yarangiza akatumenyesha amakuru ati namwe mujye kureba kwa nake se mwabavugishije, ese kwa naka mwamenye ko byagenze gute, mubavugishe mbababwire uko bimeze. Nuko ukuvuga ngo buri gitondo twabaga tuziranye amakuru uko tuvukana twese, ndetse n'abandi muryango mugari. Nukuri bikadushimisha tukamenya amakuru kandi bikadushimisha. Yagiraga urukundo rwo guhuza abantu cyane, aduhuza n'abandi, turakundana. Ku buryo buri gihe yahoraga avuga ati nyamuneka mujye mukundana. Hashira igihe akagira gutya agahamagara abantu twese ati muzaze dusangire, ese ko tudaherukana, tugahurira iwiwe. Nukuri ijambo kwari ukuvuga ati bana banje, tugasangira tukishima tugaseka, ariko ijambo twarangirizagaho ni ugusenga. Yarangiza akagira ijambo atubwira, akatubwira ati bana banje mujye mukunda abantu bose, mukajye mwifata, mujye mukunda abantu bose, niwo murage nzabasigira mu bumenyere. Mujye mukunda abantu bose kandi mutabare abantu bose. Nitwa Murago Semuto Beni, nkaba ndi umwuzukuru wa tate, ndi umuhungu wa Semuto Jean Pierre. Icyo nakunze kuri tate cyane, yaradukundaga nyine, yaratuganirizaga akatugira inama, kandi akanatugaburira neza. Muri ibyo icyo nzakumburaho ni inama ze yatugeraga, kandi uko namukundaga ntibizavaho, ntabwo bizarangira, nzakomeza mukunda rwose. Ni ibintu rero bigoranye kwakira, gusa ndashima Imana ko mama agiye yarabonye abana b'abana be yakundaga cyane, bose uhereye ku bakiri bato no kugera ku bakuru, imfura, bose yabonye abana be. Ni ikintu rero twashima Imana cyane, ariko nanone tutabura uko cyangwa icyo tuvuga kugira ngo tubone ukuntu tumubuze, cyangwa twumve ukuntu tumubuze mu gihe cyiza nk'iki ngiki, mu gihe abuzukuru be bari batangiye gukura, nabo batangiye kumwitaho, bamwe na bamwe bakuze, n'abandi abitaho.
nzamukumbura cyane kuko yambereye umubyeyi, yambereye inshuti, ntabwo nakibagirwa ko ariwe wantoje inzira yo gusenga. Imana imuhe iruhuko ridashira. Tate nzahora nibuka uburere yagiye ampa bwiza, ikinyabupfura no gukunda abantu, ntabwo nzabyibagirwa mu buzima bwanjye. Tate naramukundaga, sinzibagirwa ukuntu yitaga ku bantu bose batanafite icyo bahuriyeho nawe. Ibyo ni ibintu bizahora ku mutima wanjye. Imana imuhe iruhuko ridashira, heza ni mu ijuru. Cuando conoces a amor bonito, tate kandi Imana imuhe umugisha. Tate namukundaga, yamfataga nka bucura bwe ku buryo nagiye mu rugendo shuri arahangayika cyane, yanga kuryama ngo arantegereje. Yamfataga neza, icyo nashakaga cyose yakimaga. Namukundaga kandi nawe yankundaga cyane. Mbese tate yari ameze nka mama wanjye wa kabiri kuri njye, niwe wandeze akajya amfata nka bucura bwiwe. Tate nta kintu yanyimaga. Nzamukumbura yuko yamfataga neza akamfata nka bucura bwiwe. Murakoze. Rero mama igendere uruhuke neza. Mfite icyizere cyinshi cyane ko aho ugiye tuzahagusanga, kandi ibyo wadusabye, uburyo wadusabye kubaho, watureze kugira ngo tuzabeho, tuzabukomeza. Imana iguhe kuruhuka neza, Imana iguhe byose bibaho kugira ngo tuzashobore kukubona, twongere tubane mu buzima buzira iherezo. Murakoze. Niyo bigoye, imitima ibabaye, ariko kandi dufite ibyiringiro kuko hari umunsi umwe tuzamusanga mu ijuru tukishimana. Nishimiye kuba kuri uyu munsi, nanje nkaba mbonye ibi birori. Hariho ibya papa sinabashe kubibaho kuko nari kure, ariko kuba Imana yangiriye aya mahirwe nkaba mbaye kuri uyu munsi wo kumuherekeza bwiwe bwa nyuma, ndabishimiye Imana. Ubundi kandi mwifurije iruhuko ridashira kugira ngo Imana imwakire mu buruhukiro bwayo. Tuzakomeza dukore dukurikije ibyifuzo byiwe, cyane cyane ko ari ibyishimo byiza bitwubahisha. Tuzakomeza tumwubahisha aho tuzaba turi hose. Tuzakomeza tubane n'abandi nk'uko tubishoboye. Icyo namwifuriza rero ni iruhuko ridashira, agende abe mu gituza cy'Imana. Natwe tuzamusanga, tuzaharanira gukora neza no gukorera Imana. Ijuru tuzamusangeyo, dubane ubudagira iherezo. Murakoze. Icyo ndamwifuriza iruhuko ridashira, kandi nizeye ntashidikanya ko tuzabonana. Murakoze. Ubundi njyewe icyo mwifurije iruhuko ryiza aho ari,
kuko aho yagiye twe ntitwashika ariko natwe wenda tuzamukurikira. Icyiza namwifuriza Imana ikomeze muheze iruko ridashira. tate tuzahora tugukunda, ntabwo uzava mu mitima yacu, aho ugiye ni heza. Wari umukirisitu wakundanaga abantu bose, Imana iguhe iruhuko ridashira. Tata yari yarambwiye ngo njye kuri regime, nibyo nzakora. Imana imwakire mu mahoro. Yari mwiza ku mutima, yari mwiza ku mubiri, yitaga ku muryango, yari afite impano yo guhuza umuryango. Buri gihe yumvaga yahuza abantu batandukanye b'umuryango. Ikindi nasorezaho, ku rukundo rwe rwinshi yadukundaga, yafataga igihe cyo kudusura uko turi abana be, akansura, akanteguza, akaza mu rugo, akangemurira, akaza akambwira ati naje kugusura, ntabwo duherukana. Yahava agasura n'abavandimwe. Icyo kintu cyagaragazaga urukundo, kandi yaduhuzaga kenshi akatugira inama. Reka mvuge ko umurage we yaduhaye, ibyo yadutoje tuzabizirikana, nubwo tutageze aho yagejeje, kuko yararenze, yari umuntu udasanzwe, yari umubyeyi udasanzwe. kandi yasize ambwiye ngo tuzakomeze dukundane nk'uko yabidutoje. Ntabwo nabona icyo kuvuga kuri mama, gusa yari umubyeyi urenze abantu bose bo ku isi. Tuzahora tumukunda kandi tuzamukumbura cyane. Murakoze. Mama yakundaga abantu bose, mama yatureze neza, mama akatwigisha neza, akatwigisha gukunda abantu, akatwigisha umuco mwiza. Natwe iyo turi mu ngo zacu, wa muco mama yagaze akoresha natwe niwe dukoresha. Gusa turamusezeranya ko aho hari ibyo yadusigiye, umurage yadusigiye w'urukundo, tuzawukomeza kandi tuzakomeza kuba abagabo, kandi tukamuhagararira neza nk'uko yabidutoje. Mama turagukunda, uruhukire mu mahoro, kandi usize abagabo, ntacyo umuryango uzabura. Tuzagerageza kwita ku bana wasize, baba abuzukuru bawe ndetse na mushiki wacu muto wari udufatiye runini. Abuzukuru bawe bagukundaga, wahora gutubwira ngo tubakuzanire buri munsi. Sinzi uwo tuzabajyanira, ariko igihe cyari kigeze. Ibyo wakoze ni byinshi, turabigushimiye, kandi uzishima aho uri, ntuzajya utubona twarabaye abagabo. Imana iguhe iruhuko ridashira. Umwanya ni mutoya, tuzakomeza tumuhamye, kandi nzi neza ko yatabarutse neza kandi ari mu bwami bw'Imana, kuko yariteguye n'imirimo ye myiza. Nzi neza ko yamukurikiye. Nkaba mushimira kandi mwizeza ko inshingano yampaye zo gukomeza kubumbatira umuryango nzazikomeza kandi nzazikora neza. Imana imuhe iruhuko ridashira.